Ni Barada Vibes rero twari tumaze iminsi tutaganira ariko ni amahoro, nizere ko nawe uri amahoro. Barada Vibes ni ahantu kiri ibitekerezo byanjye ushobora kuba twemeranyaho cyangwa se tukaba tutanabyemeranyaho, ariko niko mbona ibintu akenshi mbishyira hano kugira ngo kera ninsaza ndajye nsubiza amaso inyuma, ndebe itariki, ndebe uwo mwaka, ndebe ukuntu natekerezaga ibyari bindi mu mutwe. Ushobora gusigaho igitekerezo nawe ukambwira uko ubitekereza. Ni mu buryo bumwe nabonye bufasha umuntu kutibagirwa. Hari ukuntu muganira ibintu mwicaye muri salo, mwicaranye n'inshuti, ibyo bintu bigashira. Hari ukuntu wumva ibintu abantu baba bavuga hirya nawe ugatanga ibitekerezo ariko bikarangira. Hari umuntu nabonye ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo akenshi ngo kugira ngo tudasaza, cyane cyane ubwonko bwacu budasaza, tujye tugerageza kubukoresha mu kintu kimwe agarukaho cyane cyo kubukoresha, cyo gukoresha ubwonko, arimo gusoma. Ugafata ibintu ugasoma, kuko burya iyo umuntu asoma yunguka byinshi. Nubwo bwose iyo uri mu bisoma birangira, ariko iyo usoma ibintu byinshi byanze bikunze hari ikintu kigusigara mu mutwe. Noneho uwo muhanga rero cyangwa se uwo muntu wari uri mu bivuga nk'uko nanjye mvuga ibi ngibi, akongeraho akantu akavuga ati ujye unandika, wandike ibikubaho. Akenshi agaruka ku kintu cyo kwandika, akavuga ati hari ibintu byinshi bikubaho mu buzima, guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, guhera ku itariki ya mbere kugera ku ya 30, umwaka umwe ugashira undi ukagenda. Hari ibintu rero bikubaho ugasanga kubera ko byari bishimishije cyane cyangwa byari bibabaje cyane, ibyo bintu urabyibuka, akaho n'ibindi utibuka. Noneho akavuga ngo harimo utuntu umuntu afata nk'ibintu bisanzwe yarangiza akabyibagirwa, bigacaho bikagenda, ugasigarana bya bintu yenda byakubabaje cyane cyangwa byagushimishije cyane, ariko ugasanga atari byo byari bigize ubuzima bwawe icyo gihe, cyangwa se atari byo byakubayeho byonyine, ahubwo ugasanga harimo n'utundi tuntu dutoya twaje tukagira icyo tumara mu buzima bwawe ariko tugashira ukanabyibagirwa. Uwo muntu rero yarimo avuga ati noneho byaba byiza umuntu afashe umwanya akandika. Icyo gihe abivuga naravuze ariko ubundi wandika iki? Ariko ngeze ndavuga ariko wabigerageza. Icyo gihe rero yatangaga uburyo butatu ushobora kwandikamo cyangwa se kubika ibyakubayemo. Uburyo bwa mbere yaravugaga ati uyu munsi musigaye mufite telefone zifata amajwi n'iki, atitekereza buri munsi ufashe umwanya ugasuzuma ukuntu umunsi wawe wagenze, umunsi byagenze gutyo ukabibika, ejo gutyo atitekereza noneho umwaka ugashira. We yaravugaga ati bitangiye nko mu kwa mbere ukazajya uvuga ukuntu umunsi wawe wagenze. Ushobora kutavuga umunsi wawe kuko iminsi yose ntisa, hari n'igihe ubura umwanya, ariko ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti umunsi wanjye wagenze uti, icyumweru cyanjye se cyagenze gute, ukwezi kwanjye kwagenze gute. Icya mbere ushobora gufata amajwi ukayabika. Icya kabiri yaravugaga tushobora gufata nk'ikarini cyangwa ikayi, ugashyiraho itariki, ugashyiraho ibyo bintu, ibyiza byakubayeho, ibibi byakubayeho, uko wabonye umunsi wawe, ikintu cyagutangaje utajya kubona, gutyo. Ati noneho hakaba n'igihe noneho ushobora, harimo kubyandika, harimo kubivuga, ariko noneho aravuga ati uyu munsi musigaye mufite n'imbuga nkoranyambaga, hari abafite Facebook, hari abafite WhatsApp, hari abafite iki, nabwo ukabyandikaho. Nge rero narabigerageje, mbigerageza mu buryo bubiri. Hari Facebook, mfite page yanjye ya Facebook nkabishyiraho, ariko noneho ikintu kimwe nabonye, iyo umwaka ushize nkasubira inyuma nkabibona, cyangwa se hari ukuntu Facebook ibikwibutsa, ndaseka nkavuga wow, iki gihe byari bimeze gutya. Ariko noneho maze kubishyira kuri Facebook, noneho ntera indi ntambwe, ndavuga reka mbishyire mu ikarini. Mfata agakarine keza rwose gatoya nshobora kubika. Ako gakarine rero kiramo ibintu byose, nkandikamo ko umunsi wanjye wagenze, abo twahuye bakangirira akamaro. Akenshi iyo umuntu avuze ngo umuntu umugirira akamaro, hari igihe utekereza ngo umuntu waguhaye amafaranga. No, hari n'igihe ugera ahantu ugahagarara wabuze ikintu ukora nk'umuntu, akakubaza ati amakuru, urumva umeze neza, ngufashe iki? Ugahita wumva ugaruye ubuzima, ugahita wumva urishimye. Ako kantu nkakandika, ukajya kumva umuntu araguhamagaye agushimira ikintu yenda wakoze kiraho. Iyo umwaka ushize uhita ubona ukuntu hari ibintu byiza byakubayeho. Uwo muntu rero, uwo muntu ndimo babwira nyine wampaye igitekerezo, wampaye inspiration, we yaranavugaga ati akenshi mu buzima bw'umuntu akenshi ubona ibintu bibi, cyane cyane ibintu bibi bikubaho nibyo duha agaciro, ariko ibice byiza bitubaho ntabwo tubiha agaciro. Akavuga ati rero muri iyo karine yawe, muri uko kwandika ibintu bikubaho, ujye ugerageza urebe ibyiza mu munsi byakubayeho,
mu cyumweru byakubayeho aba ari byo ushyiramo, ku buryo bikubaka kurenza ko ufata ikarine ukayuzuzamo ibibi gusa, kuko akenshi ngo ni nabyo biba byabaye. Yararimo atanga urugero avuga ati hari igihe usanga umunsi wabyutse neza, nturwaye, ntushonje, nta kibazo ufite, ukirizwa umunsi wose nta kibazo, ariko byagera nimugoroba akantu kamwe kakubaho kabi cyangwa akantu utishimiye, akantu utakunze, ugahita uvuga ngo umunsi wawe wabaye mubi, kandi atari ko bimeze. Akavuga ati rero muri uko kwandika, muri uwo mukoro wo kwandika, ujye ureba akantu keza kakubaho aba ariko wandika. Uhere mu kwa mbere, mu kwa kabiri, gutyo gutyo, hanyuma mu kwa 12 umwaka urangiye ufata ikarine yawe, usubize amaso inyuma, urebe ibintu byose byiza biba byarakubayeho. Nifuje rero ko ako ka experience nkazana hano ntawamenya, nawe wazakagerageza kwandika ibintu byiza byakubayeho mu munsi, ugahora wandika. Ngo niba ikarine ifite page simbizi, haba harimo page nyinshi, ariko buri munsi ukandika akantu keza kakubayeho mbere yo kuryama, kabe kamwe, kabe igice, ariko kaboneke. Ati kuko usubije amaso inyuma hari ibintu byinshi byiza biba byakubayeho, ariko ntago ubibona, ntago ubyitaho. Asoza navuga ati iyo ni na exercice nziza yo gukoresha ubwonko, kuko kwicara nijoro mbere yo kuryama ugasubiza amaso inyuma, ukongera ukareba umunsi wawe ukuntu wagenze, ugakoresha ubwonko kugira ngo bwibuke ibyakubayeho byose byiza. Muri byiza byinshi uhitemo kimwe, cyangwa se ubikore synthèse, ubishyire mu ncamake. Ati ni umukoro ukomeye, ubwonko burakora cyane. Iyo mu mwaka rero umwaka urangiye ugasubiza amaso inyuma, noneho ukareba ibyakubayeho umwaka wose, tekereza niba umwaka ufite iminsi 366, buri munsi ukaba warashoboye kwandika, uribaza ukuntu ubwo bwonko burimo bukora busubiza ibintu inyuma. Ni umukoro mwiza cyane nabonye. Soza rero nagira ngo nkwibutse yuko hari byinshi bikubaho mu buzima, nk'uko hari na bibi bikubaho. Uyu munsi rero utekereze, se ninjya kwandika cyangwa ninjya kubika ibyiza bimbaho mu mwaka, bimbaho buri munsi, nzabibona? Cyangwa ukikijwe n'igihu cyinshi cyane ku buryo utabibona? Reka nkwifurize kubona ibyiza bikubaho mu buzima, na kakandi gato ufata ukumva karaho. Urugero rwiza, kubyuka uhumeka nta hantu babara, icyo kintu wakinganya iki? Ni ikintu gikomeye, ariko abantu bataha agaciro. Reka nkwibutse ngo ese wibuka ibyiza bikubaho, noneho ubijyanishe no gukoresha ubwonko bwawe cyane cyane. Bijya bitangaza kubona umuntu afite imyaka 80, 90 agishobora gusoma, ariko wowe ufite imyaka mikeya, nakwita mikeya, cya kabiri cyangwa icya kane cy'iyo ngiyo, ukaba udashobora no gusoma ni 20, udashobora kwibuka ibyakubayeho mu cyumweru gishize cyangwa mu kwezi gushize, byaba ari agahinda. Reka nkwibutse rero ngo ese ubwonko bwawe bukoresha uti? Soza nibyo nasomye nanjye numvaga nagusangiza, kugerageza gukora exercice yo kwandika, yo kuvuga, yo gushyira hamwe ibitekerezo byawe byakubayeho ku munsi, mu cyumweru cyangwa se mu kwezi, ukabyandika ahantu kugira ngo umwaka nusoza uzabe ufite ibintu bikwibutsa ibyakubayeho. None ugasanga agakarine wanditseho 2024 karabitse, akanditseho 2025 karabitse, cyangwa se kwa kundi abana bajya bandika mu ikaye, page yarangira, umwaka warangira, agiye gufata undi mwaka agafata urupapuro rwo hagati akaruhina akandikaho end cyangwa se fin ya 2024 atangiye 2025. Ugasanga ufite ikaye imwe y'imyaka 3 cyangwa 4 bitewe n'ukuntu wandika. Biba bisekeje, ni exercice nziza n'umukoro mwiza, uraseka ukavuga uti wow. Ngaho rero gira ibihe byiza, nibyo nkwifuriza.